wanze kumayininga Pi network bitewe nuko afite amafaranga, ahubwo isaha n'isaha igihe izajya ku isoko nzazigura, kandi koko baranaziguze. Bari nk'umuntu ufite payi zirenga ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 20 muri wallet ye ya OKX, Bitget n'andi, kubera yuko yari yarazigamye amafaranga. Ariko wowe n'ubundi ntufite amafaranga yo kuba wagura izi payi, ntufite n'umwanya wo kuba wamayininga, none se urumva uzaba wande bizagenda bitese? Hello friend and family, this is Habibu Kiruto Amu Habibu. Nizere ko mwese mumeze neza, mwese mu kubana nanjye. Ariko guys, ngo kumayininga birakunaniye, ngo urarambiwe, ngo igihe wahereye guys, ngo ntugishaka no kubona application ya Pi network muri telefoni yawe. Ese guys, mubaze kutari warambirwa Facebook na YouTube na Instagram na TikTok. TikTok yo noneho guys, kuri TikTok guys. Rero muri abakunzi banjye kabisa, abantu bose mumurikirana kuri Habibu Kiruto, muri famille kabisa, muri umuryango kwa mwarahisemo kubana nanjye, umubare ungana gutya guys umurikirana kuri njye kabisa birahagije. Nubwo nyine nkeneye ngo umubare ugomeze uzamuka, ariko nanone guys ndabishimira kubera yuko nagari bose, nago uyu mugisha ari bose bawugira, ukurikirwa n'abantu barenga 1,100 hafi 2,000 guys, ni iby'agaciro. Rero ni nayo mpamvu mba ngomba kuza nkabagira inama guys. Naravuze ngo ntabwo ari uko mbarusha imyaka, harimo bankurikira bandusha imyaka myinshi, nanjye hari abo ndusha imyaka, hari abo tungana. Ariko guys, inama zanjye ushobora kuzumva bititaye ngo nuko unduta cyangwa se nuko nkuruta, ugomba kumva inama zanjye guys. Muri iyi si ibintu birimo biragenda byihuta cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse byagera mu bijyanye n'ikoranabuhanga byo bikaba ibindi mu mafaranga koranabuhanga byo murimo murabibona. Kubaho mu minsi iri imbere biragoranye cyane ku muntu utarize ibintu by'ikoranabuhanga, umuntu utarabashije no kuba yakitabira nyine amafaranga koranabuhanga. Biragoye ubu, ariko ntabwo ariko bizahora. Rero wikumva ko urambiwe kumayininga kubera yuko n'ubundi ufite application menshi muri telefoni yawe kandi nta kintu akwinjiriza. Kuba rero wararuta mayininze ngo nuko ngo wabirambiwe, none se urabireka ugihehe? N'ubundi uzabireka nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2 uzagomeza uri wawo. Ndinze abantu benshi banze kumayininga muri za 2022 2020 nari ubwo twajoiningaga, ngiye nibwo na joininze Pi network. Barirukanga ngo nabizavamo ibiki n'ibiki. Icyo gihe batangaga payi nyinshi, murabizi abatanganye n'uyu mushinga, payi 6 nge nizo bamaga ku munsi. Murumva mu kwezi nabaga mfite payi zikaba 200. Nyuma ejo bundi bamaze hoya narwo ejo bundi Pi Fest itangira ya mbere guys, bashaka kugaruka ngo bya bintu ngo bifite gahunda, bagaruka noneho mining rate to mining aho yararangiye ari nkeya cyane. Ubu noneho aho open network ibereye bose barasura ngo baragarutse, nyamara bagarutse kubona payi ari ngora bahizi. Guys, urimo wanga kumayininga n'utu duce turi kubona, anytime uzabyuka usange natwo twavuyeho, utwifuze utubure. Ikindi cya kabiri, hariho umuntu wanze kumayininga Pi network bitewe nuko afite amafaranga, ahubwo isaha n'isaha igihe izajya ku isoko nzazigura, kandi koko baranaziguze. Bari nk'umuntu ufite payi zirenga ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 20 muri wallet ye ya OKX, Bitget n'andi, kubera yuko yari yarazigamye amafaranga. Ariko wowe n'ubundi ntufite amafaranga yo kuba wagura izi payi, ntufite n'umwanya wo kuba wamayininga, none se urumva uzaba wande bizagenda bitese? Iby'ubuntu nubishaka, iby'amafaranga nabyo nubifitiye ubushobozi. Ariko guys, koko mwagiye mukura mugatekereza, nyine uri kubona nta mumaro bimaze. Ariko se koko nta mumaro? Bitcoin muri 2019 yari imeze nk'uko Pi imeze, nako niba na Pi Bitcoin niyo yari hasi cyane. Ariko umuntu wabonaga ko nta mumaro, izi saha umuzanye, sinzi yuko iryo jambo yatinyuka kurikura mu kanwa. Niyo yarivuga, shaka kurivuga ari madede manga guys, adede manga no kurivuga, ariko ntabwo yarishobora bitewe n'ahantu iri. Rero n'ibindi nuko nguko ushobora kubona Pi network iraha, ariko nyuma y'imyaka 2, 3, 4
ukazavuga ati nyamara disi muri 2025 Habibu yajyaga atugira inama zo kumayininga, yajyaga atugira inama z'uko wabona payi ndetse no wabona afite n'amafaranga ukazigura. Uzasubira inyuma ujye kureba kuri YouTube channel ya Habibu Kiributo wongere urebe ya video. Guys, ntuzicuze uri umuntu w'umugabo, ntuzicuze uri umuntu w'umudamu cyangwa se uri umukobwa. Usibye ko burya ngo umuntu wese ukora ibikorwa by'indashyikirwa aba ari umugabo, kabone ne yaba uri umugore burya yitwa umugabo. Mwese mukurikira Habibu Kiributo nizere yuko kabisa nta muntu uraruta mayininze, kereka wabuze mega ariko uzifite guys, ntukajye uraruta mayininze. Ni duke ariko turiyongera. Payi ubu nta gaciro ubona ariko ejo izagira agaciro. Ese guys wakoze subscribe gusa? Ngaho sinyandikira muri comment ubwira ati Habibu turi kumwe. Guys ni ukuri guys, se ndabivuga gute? Mbashimiye urukundo, ubwitange, umurava, ubugwaneza, ubupfuro, butwari murimo muranyereka guys. Muri kunyereka ko turi kumwe, muri kunyandikira muri comment ati Habibu turi kumwe. Guys nanjye ndabashimiye mbikuye ku mutima. Ese nabaha iki? Nta kintu nabaha, ariko burya gushima ni byiza, ni byiza nyine. Ntacyo mfite, nyifite nakakibahaye. Ariko guys icyo mbasabiye, Nyagasani we uri mu ijuru, wa wundi utanga byose by'umuntu yifuza, nta na kimwe akuyemo. Ibyifuzo byanyu byose abazenguruke mwese ko mwakoze subscribe kuri Habibu Kiributo, maze buri muntu agende amurebera ibimukwiriye byose abimuhereza guys, kuko muri abantu beza, ni mwebwe mutuma nkora video. Ni inama naguhaga kuri umushinga wa Pi Network, ni inama natanga kuri we wanze kumayininga cyangwa se utarara umayininze ngo nukubona nta kivamo. Niba warabuze migration wikumva yuko byacitse, niba warabuze KYC, umunsi umwe buri munsi nta munsi kwa team datanga KYC, nta munsi datanga migration, nuko urupapuro rwawe aho wanditse kuri dossier yawe ntago kwa team yari yahagera. Umunsi yahageze uzabyuka usange ngo KYC munsi yageze ku rupapuro rwawe, uzabyuka usange wahawe migration. Ndabakunda, mugira ibihe byiza. Ciao.